bakunzi bagisha TV twakiriye ku mwanya wa kabiri mu mahiganwa y'urwenya twakiriye umwe mu bari mu mugwi Tagata Comedy iyo banza katwibwira mu mazina. Ya murakoze nitwiribagiza Betty. Iribagiza Betty. Mu mugwi wanyu Tagata Comedy muba muri bangahe? Turi batanu. Muri batanu b'igitsina kimwe? Abahungu batatu n'abakobwa babiri. Ni kubera iki mwafashe decision kuba muvanze amagenre yose abahungu n'abakobwa? Ya gender balance natwe twarayimenye. Ayo ni vyiza cyane rwose kuba mwarashize hamwe n'abasaza banyu kugira ngo mushakire hamwe solution ibisubizo ku bibazo mufite. Ubwo mukaba usibye comedy mukaba mukora iki uko muri batanu kuko nibisanzwe abantu bagenda bagashira hamwe baba bafite n'ubundi busabane bafitanye ushaka kuba babukora bakorana ubundi mu buzima busanzwe ushaka kuba muri mu rusengero rumwe cyangwa muri umuryango umwe ushaka kudusobanurira icyabahuje ko muri batanu kugira ngo mushyire hamwe izo mbaraga muzibyaze umusaruro. Ya nago turi tuvuka mu muryango umwe ariko benshi turasengana abandi turigana abandi barasoje badusize ku ishuri nyine nuko nyine turi navuga ko duhurira ahantu henshi hatandukanye haba kuri eglise muri mu makaritier ku ishuri. Ego Betty, none ukimara kumva ko wakiriye igihembo cya kabiri muri Gisha TV muri ayo mahiganwa Gisha TV yabateguriye wavyakiriye ute? Ya narishimye cyane nyine naratunguwe ariko nanone sinatunguye cyane kuko narasenze Imana nishyiramo no kwizera ko ntazatsinda. Narishimye. Ni byiza cyane nk'umwana ukiri mu rubyiruko ugishyira imbere Imana ye kuko Imana niyo mugenga w'ibihe niyo mugenga wa byose nibitanga nibigira nibizi nta kidakorwa nayo cyane kandi wiringiye nazakorwa n'isoni. Ibyo ni ukuri mwagize neza cyane. Imana ibaho umugisha. Kuri uyu munsi rero nkanjye Olivier Burigo nserukiye ubuyobozi bukuru bwa Gisha TV buyobowe na Reverend Diamond Mugisha nje kugushikiriza agashimwe agahimbaza musiki nagakikande igihembo ikikandi mu kirundi ciza nagashimwe kangana n'amadolari majana 600 ya Amerika. Au pepe hata Yesu. Asifiwe sana. Amen, apewe sifa. Acha nikusaidie na mimi tupepe Yesu. Apewe sifa kabisa. Amen, amen. Ako gashimwe rero mukaba mugiye kugasangira muri batanu nkuko mwakoze. Ntimuzobe gito. Oya. Jende muvyeyi wawe aho mbona nganda kuze nibaze wigo tungana cyangwa ishobora kuba mfise umwana mujya kungana mu rwego rumwe ndagwanura nk'umukobwa wanje nawe ugende uhanure bagenzi bawe mwebyaze umusaruro akirubanzo nayabare amafaranga ntashira ibara sibyo wakikishe neza ko ayo Gisha TV yaguhaye na yagushikirije nkuko angana. Ushimira Imana yaguhaye ubwo bushobozi iguha nuko gupersevera kugira ngo ugere ku kintu niyo courage nibiva ku Mana. Imana ishimwe gusenga. Amen. None ubu nugera imahama nabizi nugera kuri barriere ya polisi ya mbere bose bavuga turayazanye bash amahera araje batangwire barunguruke batangure urumva abo onye babwira gute? Ya abenshi kereka abo turi mu murwi umwe nibo bashaka kuba bazi gahunda najemo
burumva nyine ni nka famiye yanjye nta kintu ndubahishe turicara ahantu hatuje deni dushima imana nuko nyine twishime oya nivyo cyane rwose uri n'umwari ufite ubwenge cyane ni byiza cyane uzakomeze gutyo ukure mu gakiza iyo ukuriye mu gakiza na ibiga bitanyo n'ibiza n'ibigusanga kumuri strong uri mu ijambo ku ijambo n'iryo rigutwara nabwo utwarwa ni urazondamukirize aho muri kumwe mu mugwi wati Olivier Burigo wo muri Gisha TV araramutsa cyane kandi azorondera akanya aze kubaraba araba mu gihejeje ikivimo atanguye ko ikivimo aragitanguye deje ko nimba marishize hamwe muri batanu mugakora ico kintu kikaba caraneze nukuvuga ngo n'ikindi kiri inyuma naco nekizoge ntabwo kibatego wateye intambwe kuko Yesu aravuga ati tera intambwe imwe ngenda tera 99 gusanga uri ni intambwe ya mbere ikindi nashakaga ubwire abakurikirana Gisha TV kuri isaha akamwemwe umunezero ibyishimo bidasanzwe wagize kuri uyu munsi cyangwa wabwire uko ufata Gisha TV uko uyikunda cyangwa uko uyikurikirana ubwire abakumva aribo umuryango wa Gisha TV. Guys ndishimye cyane kuri uyu munsi ndanezerewe cyane urabona ko ndishimye nawe murabibona hanyuma Gisha TV nababyeyi n'ukuri muri ababyeyi beza mwarakoze kudutekerezaho mutekereza ko ari urubyiruko rushobora kuba rufite impano ariko baraheranye n'izo mpano mwaragize neza kudutekerezaho cyane uyu munsi wa none ndishimye cyane kuba mwaradutekerejeho mugategura iri higanwa ndanishimye cyane kuba narabaye uwa kabiri nkaba nyoye ibihembo hanyuma namwe ndabashishikariza gukurikirana Gisha TV mukayikunda kuko murabona ni umubyeyi kandi n'abafite impano mukareka kwitinya Gisha TV irahari kugira ngo ifashe urwaruka muri ababyeyi beza ndabashimiye ntago mwabyumva urakoze cyane mukobwa mwiza tukaba tugushimiye natwe kandi tukuragije Imana kuko niyo mugenga w'isi niyo mugenga wa byose ibintu byose uzakora uzakomeza wishyire mu maboko yawe kandi nta kizakunanira uri mu maboko meza ufite protection nzima kuko uhorawe niyo mwungeri wacu ntituzakena ntabwo tuzakena n'ukuri atubyagiza mu cyanya cy'ubwatsi ni byinshi cyane akanagira iki kandi akanashyira andi y'amazi adasoma yego atuyobora inzira nziza ducamwo akanatugaburira amen naho twanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntacyo tuzatinya kuko turi kumwe nawe amen ufite icyo kintu muri wowe muri croyance yawe ntakizokunyegazeza ntakiri kumwe na ntacyo utazoshobora ntacyo kuko uzoba wishyize mu maboko muri berso yawe ni nziza irimo ibintu biryoshye birimo rumva bw'umushushi uri mu minwe myiza du courage rero ubandanyirizeho ubare n'abandi bose uti umutama Olivier Burigo du courage vraiment thank you hanyuma muri komedi yanyu mwakinye nka Tagata komedi n'akahe gaparti kakuryoheye amateraniro y'uyu munsi none ndabona turi bukererwe sinzi kabisa mwaramutse protocol mwe muraza mufatanye hano mwaje muri karaoke mwaje mu kabyiniro hano twaje mu kabyiniro se uratubuza gufatana twashe kwa Kadiforce niba mudashoboye kurekurana mujye gusengera kwa basona banyu urakoze cyane aho kantu kari karyoshye cyane hari abaprotokole wagira ngo nibo nibo bafise urufunguzo wagira ngo ni Petero mutagatifu bafise urufunguzo rw'ijuru kandi mu rusengero wose habafunguwe kubw'abana b'Imana kandi Yesu yaje kubw'abanyabyaha cyane ntabwo yaje kubw'abakiranutsi kandi yadupfiriye ku musaraba amaraso y'igiciro gikomeye
kubw'ibyaha byacu nubwo yatoranyije ntabwo yatoranije ntabwo yavuze ngo abana abakiranutsi ngo niyo mpamvu nje kubapfira ahubwo yapfiriye cyane cyane abakiranirwa cyane so gusubiza inyuma abakristu uko baba bameje kose bambaye pocket down bashyizeho iki uramureka akinjira yagerayo agahinduka voilà ego aho mwakinye neza cyane harimo message isobanura kuko ni henshi cyane bikunda kuba waza bakureba uko wambaye abandi baramunuka hepfo we bareba uti yambaye kakoboyi n'agakweto k'agapantufu ati wowe uricara muri nyuma ati nyuma bakaguprotokora ukazagera wananiwe ejo bavuga ati ubu ndagenda mu rusengero bongere banjyane hahandi ugacika izo ntege cyane kandi ubundi akakubwirije hariya akakwereka keya akakwereka ukuntu akwishimiye akakwakira nk'umuntu yishimiye ko umukurikira aho hantu mwakinye neza cyane harimo message yigisha ukunda Imana igaragaza urukundo rw'Imana ko ntawe ukumiriwe mu nzu y'Imana waba wambaye neza wambaye nabi akenshi abantu bambaye amakositime nibo bakunda gushyira imbere ati buriya mu ikofi uyu munsi aratura menshi cyangwa hariya mwakinye ngo utura menshi ntagende yicare ngo pasiteri aragira iki ngo aramuhagurukira ngo aramuhagurukira ngo arabwiriza ahagaze murabyumva aho ngaho uhita ubona ko ibyo batagatingaho ari iki ari amatoroniki biriya bigusha abakristo cyane ibyo bigusha abakristo gukizwa by'ukuri izo mbogamizi ziramubuza kongera akisayira mu byaha yego ibyo ntabwo byerekana urukundo rw'Imana kuko Imana ni urukundo Dieu est amour kandi urukundo ntirwirarira urukundo ntirwirengagiza urukundo ruruta byose cyane urukundo rw'Imana urwo yadukunze ikemera ikaduha umwana wayo w'ikinege ngo aducungure urwo ni rwo rukundo nyirizina warangiza umuntu waremwe mu ishusho y'Imana ukamuklasa selon uko ameze amakrize ye canke ubushobozi buke kandi mwese mwararemwe n'Imana imwe wowe kandi yaguhaye nawe ishobora kumuha cyane ejo ni wowe ariko shaka kumuha mu yindi façon ugasanga ahubwo arakurenze cyane bucya nayandi ugasanga wowe warahombye ahubwo wowe ahagaze neza cyane kubw'urukundo rwayo Imana ni igitanga nabwiye ngo yitwa niyibitanga ni nayo ibizi nizi ejo hawe nizi byose byawe cyane kuri ibyo rero aho hantu mwakinye harimo message yimbitse cyane yinjiza yerekana abantu baba bashaka kwigira banyoni nyinshi mu gikorwa cy'Imana cyane ijya ni inzu y'Imana si inzu yabo nahera h'Imana ariko ahera cyane ahera cyane ni mu mutima w'umuntu cyane ahera cyane ni mu mutima w'umuntu kuko umutima niwe uzamo ibigabitanyo niwe uzamo utuntu twose nirwo rusengero wala beti urakoze cyane bw'ikiganiro tugize nkaba nshimiye abakunzi ba Gisha TV kuri umwanya mwaduhaye turi kumwe na Tagata Comedy tukaba twabashikirije igihembo cyabo c'amadolari $600 ya Amerika murakoze.